Muri ino video tugarukanye na application urimo urashora amafaranga bakagenda bakungukira buri munsi. Ibintu tugiye kureba muri ino video rero, tugiye kureba uburyo washora kuri simukadi utafunguyeho account, turebe noneho uburyo uri bubikuze amafaranga agahita akugeraho ako kanya amafaranga ubona ko ufiteho icyatanu tukibikuza. Ngiye kuba noneho nkubwire yuko ukimara kubasha muri application uhita ubikuza amafaranga nyine y'inyungu y'uwo munsi, bagenda bakungukira buri munsi. Buri nibyo ngiye kubona ko ufite icyatanu tukibikuza muri ino video urimo uranabyirebera uyizere paka ushoyemo nawe ukungukamo amafaranga. Urakanda kuri recharge utishyura amafaranga angahe ushaka kuba washora, wenda unubwira ku mafaranga 500 yo heraho washora, kandi ikindi nta nubwo bagukata. Leta muri MTN cyangwa Airtel, kanda aho ngaho uhitemo Airtel. Njye niyo ngiye kuba nakoresha, nako twafunguye kuri MTN ngiye kuba nashaka nkoresheje Airtel, urebe ukuntu biraba bimeze. Tukana kuri confirm, ni ibintu byihuta cyane. Urakanda kuri confirm watugera ahantu hameze gutya, ikintu tukora nako hari ni Janine Mushimiyimana. Tukanda kuri copy, ujye kohereza nyine amafaranga. Uraza muri phone bisanzwe noneho uyohereze kuri ya nimero nyine nk'ibintu bisanzwe, akanyenyeri 182 akanyenyeri urwego, wemeza kuri simukadi ushaka utishyiramo ahangaha nyine ya nimero kopi uhita uyemeza. Ikintu dukora ahangaha dushyiramo umubare w'amafaranga nyamafaranga bibe ariyo wandikamo ahangaha, ariyo wandikamo. Tukanda kuri send, ahangaha uradushyiramo password nyine kuri amazina, ubona ko amazina nyine niyo kuko wayakopiye, ntabwo wakibeshye ko wayakopiye. Ikintu dukora ahangaha dushyiramo password, kandi nkwibutse yuko video ugomba kwireba ukayisura kugira ngo umenye iby'ingenzi muri ino application. Iyi video ya nyuma tuzakora ntigiye wenda izaba yafunze kuko n'izinuza zirafunga, no gushyiramo password. Ikintu dukora rero mugejeje gushyiramo password amafaranga atagenda, ikintu dukora ngo tukora screenshot. Ifata screenshot yuko umaje kuba wakohereza amafaranga, ufata screenshot ko umaje kuba wakohereza amafaranga, ukaza ukagaruka muri application yawe, ugaruka muri ya application ahambere ushyiramo ya screenshot wafashe niyo ushyiramo ahangaha, ukahita ukanda kuri done. Hepfo ukadushyiramo nimero zawe wakoresheje wohereza, ukanda kuri recharge. Ni ibintu byikora automatic, dutegereza amafaranga akaza kuza kuri dashboard, ukaba wayashora ugatangira kuba bakungukira. Kana kuri buriya burongo butatu, noneho kana ku burongo butatu hariya, buriya burongo butatu uhita ubona ko deposit ikiri process, iracyari muri process nyine ya uragaruka ahangaha kuri home nyine uze kuri mi yabona ko nyine amafaranga ntago yari yaza. Kuri refresh happy turagaruka ahangaha kuri minye, dukomeze turebe. Turakanda kuri recharge, nugaruka kuri recharge urasanga amafaranga yageze. Ntabwo ari ibintu bigoranye, ni ibintu bikorwa mu minota mike. Nugaruka ku murongo butatu urabona ko deposit yabaye successful, nyine deposit yabaye successful nyine nk'uko uri kuba wabibona aho ngaho. Ntabwo ari ibintu bikomeye, ni ibintu byoroshye cyane bihita byikora automatic. Ikintu dukora rero, ubonye ko twari dufiteho amafaranga icyatanu. Ikintu dukora urahita uza ukanda kuri invest, cyangwa invest ujye kuba wagura product. Video ndende narayikoze ibikwereka byose, kuko video ngiye nakorana show 500, ngiye ko ntago iyi ngiyi ya mbere bazajya bampa 50, igice cya 50 buri munsi. Ndakanda kuri invest, ndakanda kuri invest product. Ubu ngo namaje kuba nayigura, aho ngaha namaje kuba nayigura. Ndahita nisubira inyuma mu bintu bisanzwe, ndigarukira inyuma nzini, kandi ndiri ahangaha kuri quantity. Mbanze nkubwire yuko nimba ushoye ntuze ngo ukane kuri quantity, ukane kuri rwa AI, amafaranga ya buri munsi ntabwo uzajya uyabona. Uzashora ariko inyungu ujya uyibura. Ikintu usabwa ni ukuza ugakanda kuri quantity, ugakanda kuri rwa AI kugira ngo wemeze amafaranga. Nirwo ukandaho no gukurikiza amasaha 28 akagera, ugakanda kuri rwa quantity. Kuri quantity ugakanda kuri rwa AI, amafaranga yawe akahita aza. Nutabikora ntuzaba urimo uragenda wihombera.
kuko kugira ngo amafaranga yawe agire ubona ko ahangaha ufiteho senkani nyine ushobora kuba washoboye ugeraho amafaranga. Wowe ikintu uri bukore rero uzajya uza ukane kuri runo rw'uru AI, mbabarira gusa ujye umenya yuko nimba wafashe gushora uzajya uza hano kuri quantity ugakanda ku rw'uru AI amafaranga yawe nibwo uyabona. Utakande kuri uru rwa quantity nyine nguze ukande iki kintu cya AI nyine urimo urabona mo hagati, amafaranga yawe ntabwo uyabona, bimenye yuko amafaranga yawe utayabona. Reka tube twakandaho noneho urebe, nidukandaho barahita bigira nyine n'ibintu biciye mu mucyo, ni unuzaga kuri mi ubwo amafaranga nyine byarangiye nayabonye. None ko ifiteho ibihumbi 5,000 none ngize 550 nyine nk'uko uri kuba wabibona. None icyo tugiye gukora rero kugira ngo umenye ukuntu bikora, tugiye kuba twayabikura, bakana kuri withdraw nyine ahangaha ikintu dukora uratushyiramo amafaranga ushaka kuba wabikura. Nabwo kweretse ukuntu ukora account muri video, urajya kuri video iri hasi, amafaranga urayashyiramo 5,000 yose uko urimo urayabona, uhita ukanda kuri confirm, ukanda kuri confirm withdraw successful. Urabona ko byakunze nyine, tuza kuri iki kintu cy'uburongo butatu. Wanamaje kuba nabikura nyine, ntegereje ko ari buze kuri simukadi byose. Ino video irarangira byose wabibonye ukuntu bimeze, video irarangira byose wabibonye. Urabona ko nyine biracyari muri process, nkanze ku burongo butatu biracyari muri process nk'uko uri kuba wabibona. Kubikura ntago bitinda, ni ibintu byoroshye cyane. Nk'uko duranga nyine ni yayandi yinuza na depoje 500 nk'uko uri kuba wabibona. Mitangura iriya product nk'uko uri kuba wabona ahangaha, nidukanda kuri withdraw tukana kuri bwa burongo butatu, ku burongo butatu urabona yuko cya 5,000 cyageze cyabaye successful nyine cyageze kuri Airtel Money, noneho ubona ko cyabaye successful. Reka nkwereke noneho akantu bahise banyoherereza yuko amafaranga yagiye, ntabwo wagukata amafaranga yageze. Aka ni aka message ubona ko nakire 550, ntago birirwa bagukata. Rero niba ushaka kuba washora muri nuza wishoremo, ariko biba byiza video wayirebye neza, kandi ugira ikibazo unyandikira ndakunda nawe utaha. Ciao ciao.